Yes, reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko muri amahoro aho mugiye muri hirya na hino hatandukanye. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengero bwaryo, mwese ndabasoje cyane. Abantu bari hirya na hino mu mujyi wa Kigali, mu turere twa Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro, mwese mbahaye ikaze mu Nzove kuri Skol Stadium. Ikipe ya Rayon Sports iri gukorera imyitozo kuri uyu wa gatatu, imyitozo ikomeye cyane abitegura ikipe ya Musanze Victory Sport cyangwa se Musanze FC ku munsi wa gatanu ni match ikomeye cyane. Ese niki kiri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sports kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu wa gatatu ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12. Rayon Sports ikaba iri mu biganiro bikomeye n'umuzamu. Rayon Sports, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports buri mu nama ikomeye aka kanya, inama iri kurangira muri aya masaha, iri kubera aho bita kuri Kivu Ntwari Hoteli. Iyi nama yitabiriwe na Ange Kagame ndetse n'umugabo we. Ati mukubaheze giseresa hageze utaho ngaho. Reka nze mbe mbikubwira byose, nkubwire wagwana, nkubwire buryo ki amafaranga agiye gushorwa mu ikipe ya Rayon Sports. Amafaranga arabonetse papa. Rayon Sports amafaranga arabonetse, kira kabaye bagiye gushoramo amafaranga. Byose reka nzambe mbikubwira, turebere hamwe ese ibi bintu nukuri cyangwa se hari ikindi kibyihishe inyuma. Byose ndaje hamwe tubirebere hamwe, naguca ku ruhande. Wewe wakanze like, wakanze subscribe, wasigaye twakanzika tukajyana akantu ku kandi. Ariko nimba utari wakanda like na subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ubikandeho, asigaye tugenda turebera hamwe amakuru ari kuvuga muri ino kipe yawe Rayon Sports Football Club. Ariko nimba utari n'umukunzi wa Rayon, kabusanga umukunzi wa sport cyangwa se mu sportif muri rusange, kandi yo like kandi yo subscribe, tuye tujyana akantu ku kandi. Rero nagutinda, reka tugire gutya dukubite tubangura. Rayon Sports kuri uyu munsi yakoze imyitozo kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, yagarutse mu Nzove ku isaha 9 azuzuye n'ubundi izamanwa nk'ibisanzwe nkuko isanzwe hariho ikorera myitozo. Iri kwitegura ikipe ya Musanze. Rayon Sports iri kwibaza kuntu ishobora gutsindwa gutakaza umukino wa kane wikurikiranye, ikavuga ati ibintu ntabwo bishoboka nibibaho, ntabwo ibyo bintu twabyemera. Rayon Sports akubiswa n'ikipe ya APR, ikubitwa n'ikipe ya Kigali nganya n'ikipe ya Gicumbi. Rero avuga ati kuri uyu munsi ku mukino wa kane uhereye kuri uwo wa peri tugomba gutsinda ikipe ya Musanze ku bino bwiza. Abakinyi bagarutse mu myitozo ku bino bwiza. Andi makuru twagomenyeje kugenda tumenya, uwo bita Forunganye ari kugenda agomeza yinginga afosinga ngo akine uyu mukino bagomba gukinamo n'ikipe ya Musanze, batongera kubura amanota 3 bwa none. Ariko bakavuga ati wowe ntabwo urakina, ntabwo ibintu biramera neza. Forunganye rwose arimo arafosinga cyane, ari ingingo bibaza ati mureke nyine, igihe kirageze ngo nyine, dore igihe nahereye nanga gukina kandi ndi umwe mu bafasha abagenzi banjye tugashaka umusaruro, tugashakira ikipe umusaruro. Rero Forunganye amaze iminsi areba kuntu ikipe ikina n'abataka bakina barimo Bahabimana Yves n'abandi bose batakira Rayon, akabona buryo ibintu biba byagoranye cyane. Nka Asumani ramaze igihe adahari, wenda hagarukiye ari kugenda harakana ari kuzanamo, ariko ni yari yakina match yose furu. Rero Forunganye akavuga ati ibi bintu bizagira hehe, bizagarukira ko wagira ngo kutashyira mu kibuga hari akagambane karimo, kuko amaze igihe kinini, amaze hafi amezi 2 asaba kujya mu kibuga byanga, guhera mu kwezi kwa 11 kurarangira avuga ati shaka kujya mu kibuga ababyanga. Ariko Forunganye agomeje kuvuga ati ngewe ndashaka gukina mu mwanya nyine kuri no mukino wa Musanze, ntabwo nifuza ko twakongera kubura amanota 3 ikipe yacu ngo igomeze ijya ahantu habi. Wabita Asumani Ndikumana nawe ikindi gihe hari twamaze kuba tumenya, Asumani Ndikumana ko bari gukina, yarakinye umukino wa Kigali agakina kuri no mukino wa Gicumbi. Nawe suko abaganga bemeje ko yamaze gukira neza, ahubwo nawe niwe wafosinze, arababwiye ati ngiye shaka gukina ko bino bwiza mu ndeke nyine cyangwa mumbwire nitahira. Asumani Ndikumana niwe wisabiye ko akina, arabinginga arabwiye ati ngiye shaka gukina, nihagira ibimbaho ndabyirengera nge mu kibuga nikinire, ngaragaza icyo shoboye cyangwa se fashe bagenzi banjye gutsinda. Kuko yararebaga akabona buryo cyo bareyo bari gukina, areba buryo ki Rayon Sports atsinzwe na APR, arareba abona Kigali bamereye nabi nuko nguko bimeze. Nyine yarebye imikino yose uko ikurikirana, abona ikipe zigomeje kugenda zibataka cyane, aravuga ati ikiza nuko mwanya nkakina, akaguru kanjye karakora, kubana naravunitse akaboko karakize, kandi ntabwo ariko gakina karakize, wenda ntabwo mushobora kwemeza ko katari kakira neza, ariko mu mwanya nyine birangira we bamwemereye. Forunganye nawe ni muri uwo mugero, rero ari kuvuga ati nanjye mume ikibuga nyine, mureke nanjye nyine. Umutoza rero arimo arashakishwa ko bino bwiza, nyuma yuko uyu
Aruna Feruzi uyu mutoza w'umurundi w'umusigire wasizwe mu ikipe ya Rayon Sport no bita Fahamiye Arotifi nyuma yo gusezera ikipe ya Rayon Sport igitisigaranwa n'uyu Aruna Feruzi uyu murundi amaze gutakaza imikino 3 ikurikirana abareyo bose bahita mu karaba baravuga ati uyu mutoza ntabwo ari ukwiriye gutoza ikipe ya Rayon Sport tugomba kuba tuzana umutoza mukuru byagiye bigenda bihwihwiswa hirya no hino babati hari witwa Hussein Mbarango guturuka mu gihugu cya Uganda watoje ikipe ya NEC ngo ugiye kuza ibyo byose bivaho hari umunya Senegal ngo ugiye kuza ibyo byose bivaho biribagirana nubwo hari abantu bagomeje kugenda batekereza kuri uwo Muganda ariko bandi bakavuga ati uyu Mugande ntabwo wamwiza ni wamuzana muri Rayon NEC nayo amakuru twakuye nuko iyo kipe ya NEC yatozaga muri Uganda uriya Mugande Hussein Mbarango nayo yaramuhagaritse Rayon Sport rero abamwe mu bakunzi bayo banayiba hafi cyane bamwe mu bakanda kanyenyeri baravuga ati ni gute twagura umutoza wahagaritswe n'ikipe yoroshye nka NEC ikipe wagereranya nka za Gorilla za Etincelle za Marine za hano mu Rwanda ni gute wayikuramo umutoza wahagaritswe n'iyo kipe akaza gutoza ikipe ya Rayon Sport n'abandi batoza basa nkaho bakomeye baturuka mu yandi makipe asa nkaho nayakomeye bajya baza barahagaritswe n'amakipe nabo bakaza bikanga nka bari aba Darikonovic bagiye baza muri APR bikanga kandi babaga bavuye mu makipe asanzwe anakomeye ati rero ni gute bafata umutoza uze mu ikipe ya NEC iwagiranye nka Gorilla yo mu Rwanda cyangwa se nka Gasogi yo mu Rwanda ngo umuzanye mu ikipe hatanira igikombe nka Rayon Sport ibyo bintu ntabwo bishoboka ahubwo ikindi gihe hari uwo bita Adili Eladi Mohamed nawe ari hano Nyarugenge Adil Eladi Mohamed watoje ikipe ya APR nubwo abareba bagiye bagenda babyandika muri comment muri video nasohoyeje bakavuga ati ibyo ntabwo bishoboka ngo Rayon ntabwo akigondera Adil Mohamed ngo ibyo nibihu ariko ari hano Kigali yahamagawe kandi na bamwe mu bantu bo muri Rayon ngo aze yumvikana ikipe ya Rayon Sport arebe kuntu yisinyira amasezerano abantu batangiye kuvuga ngo ese amafaranga Rayon Sport ngo yayakura he yo gusinyisha Adil Eladi Mohamed dore kuntu ibintu biteye sasa kuba ya gusa hari umuntu abonye banditse muri comment ibintu byiza bavuga ati arabatoza bagenda batoza amakipe agiye atandukanye akava mu ikipe ikomeye akajya mu yindi yoroshye gutyo kugira ngo ugomeze uzamura izina nk'umutoza n'abakinnyi bibaho akaba ari umutoza ari umukinnyi usanzwe ukomeye akava muri iyo kipe akajya handi hantu bikarangira agiye mu indi kipe yo hasi mu buryo kugira ngo abanze agarurire abakunzi be ikizira abanze agaruke muri mudu hasigaye ajye mu yandi makipe akomeye Adil Mohamed ntabwo amafaranga yacareyo cyangwa se yazira muri Rayon siyo yaba yarahembwaga muri APR ibyo birumvikana kuko amaze igihe nta kipe ari gutoza birashoboka yego ntago ari 100% ariko Adil Mohamed birashoboka ko wabona aje muri Rayon akaba ari we uyitoza kuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa kane abandi ati amafaranga araturuka he kandi bakirimo n'umwenda wo bita Roberto Gocaraverde karimo umunya Brazil ndetse na Afahame Rotifa atari yishyurwa Aduraye Jano ntabwo ari yishyurwa bose n'abantu bagomba kwishyurwa amafaranga andi makuru inama darahana amafaranga agomba guturuka nibiba biri official cyangwa se bitabari nka bya bindi tubona abantu bitambukira bati bana baje muri Rayon inama iri guhuza ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport iri kubera kuri hotel yitwa Kivu Ntwari Hotel ahantu inama iri kubera kuri Kivu Ntwari Hotel hagaragaye bamwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda twubaha Ange Kagame umukobwa wa Hezegisi Paul Kagame ndetse n'umugabo we Beritara aba bagaragaye aho inama ya Rayon Sport yari kubera ubuyobozi bwa Rayon buri gukorera inama kuri iyi Kivu Ntwari Hotel rero bahagaragaye abantu batangiye guhita bavuga ati aba bantu nibo bagiye gucungura ikipe ya Rayon Sport nibo bazanye inote muri Rayon abantu bahita bikanga bati Rayon Sport iramutse igiye mu maboko y'aba bantu yabigiye mu maboko mwiza amafaranga yabonetse abatangiye bashidikanya ngo se ngo amafaranga ngo azaturuka hehe ngo yo kugura uwo mutoza Adil Eladi Mohamed atoje ikipe ya APRFC akanayivamo nabi atese azaturuka amafaranga yabonetse sinuyu gusa ahubwo bahita bamanura abakinnyi bakomeye cyane rero iyi nama yabaye bakayitabira Ange Kagame ndetse n'umugabo we Beritara bivugwa ko baje mu bufatanye n'ikipe ya Rayon Sport baje kuba hafi ikipe ya Rayon Sport baje kureba buryo ki bakumvikana ikipe ya Rayon Sport bakayiba hafi mu buryo bwose bushoboka kuko nguko byagiye bikunda kugaragazwa abantu benshi bagiye bakunda kubikometingaho banandika babivuga ku maradiyo bati ese ni gute Rayon Sport itagira umuntu n'umwe wigenga ni gute Rayon Sport itagira urwego na rumwe ruyiha amafaranga hano mu gihugu cy'u Rwanda andi makipe yose sibye Rayon Sport abafite urwego runaka avuga ati akoramo amafaranga za AS Kigali ni mu mujyi wa Kigali za Kiyovu Sport zose za Gasogi zose zivoma ku mujyi wa Kigali ikipe ya IPR ivoma ku ngabo z'igihugu na polisi gutyo izindi zivoma ku turere Rayon Sport niyo yonyine idafite ahantu ikora amafaranga niyo mpamvu rero aba babyeyi
reka rwose tubita ababyeyi, niyo mpamvu ababyeyi bimanukiye mu ikipe ya Rayon Sport. Reka se tuze kumenya umwanzuro uraza guhamya iki, ndaza gukora indi video nyuma yuko bavuye mu nama, tumenye se banzu iki bamaze kumvikana iki n'ikipe ya Rayon Sport, ni haza kubaho ubwumvikane. Uyu Ange Kagame n'umutware we Beritara bakaba berekeje mu ikipe ya Rayon Sport bagiye gushoramo inote Rayon Sport kongera igasubirana ubuzima. Abantu bose batangiye no kubibonaho baravuga ati Rayon Sport yabigiye mu maboko meza, ahubwo ibintu mu bisengere, abari mu bisengere 100% ijye mu maboko nk'aya ngaya. Rayon Sport yongere ijye igura abakinnyi beza, igura abatoza beza, ijye ku ruhando mpuzamahanga, yongere ihatanira ibikombe nyafurika, imere nk'ikipe ya Yanga Sport Club. Dore ikintu nakubwira cyo, ikipe ya Yanga Sport Club yo muri Tanzania nayo kugira ngo ikomere ikipe ya Yanga Sport Club nuko ishyaka ritwa GCM riri ku butegetsi rya Samia Suluhu Hassan niryo yishoreye amafaranga mu ikipe ya Yanga. Ubwo ni perezida wa Yanga, perezida nako w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan, we kubwe ishyaka rye niryo ryashoye amafaranga mu ikipe ya Yanga Sport Club ijye yazamuka, kuko nimba Yanga muyibuka neza, Yanga yatsindwaga n'amakipe yose, igatsindwa na Rayon, murabyibuka neza cyane, itsindwa na Rayon Sport muri CAF Confederations Cup 2018, igasigara Rayon Sport igakomeza muri kimwe cya kane, Rayon Sport icyo gigakomezanya na USM Alger yo muri Algeria, murabyibuka neza cyane, bagira kimwe cya kane. Icyo gihe Yanga yari yoroshye cyane, yakubitwaga n'ikipe ya Rayon. Yanga inakubitwa n'ikipe ya APR, murabyibuka muri Sekafa Kagame Cup ibera hariya muri Tanzania. Ariko icyo gihe GCM ishyaka riri ku butegetsi bwa Tanzania burangajwe imbere na Samia Suluhu Hassan nibo bishoreye amafaranga mu ikipe ya Yanga ijya yakomera. Rero abareba baravuga ati ibintu ushobora kuba hari aho bihure n'ibyo ngibyo. Aba babyeyi baramutse baje mu ikipe ya Rayon Sport bagashoramo amafaranga, bakayifatira ikipe bakayishyira mu maboko yayo, birashoboka ko ikipe ya Rayon Sport yahita ijya ku ruhando mpuzamahanga pano ko mwayibonaga tayari. Umutoza rero aracyahari, nawe yarari mu bantu bari kuganirizwa, nubwo birinze guhita bagira ibintu byinshi babivugaho, ariko n'umugoroba cyangwa se ku munsi w'ejo ndaza mbakofrimira mbabwira ati umutoza n'uyu nguyu se na Adili Elad Mohamed uri Kigali uri kuganira nabo, cyangwa se hari n'undi mutoza, kuko suyi wenyine, hari abandi batoza bagiye baturuka muri hari umunya Senegal, hari umunya Cote d'Ivoire, bose barimo baganiriza bari bese ninde mutoza bari bwemeza akaza akaba umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Byose ndaza kuba ngenda mbibaha 5-5. Icyo ngiye mba mbereyeho mba nageze mu nzove kuri field aho amakuru abera, cyangwa sa ikipe isanzwe ikorera myitozo, ariko ngenda mbaha na breaking news uko ibintu bimeze. Ku munsi w'ejo hahise mwarabibonye neza cyane ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ubwo no wavuga ko bucyuye igihe, cyangwa se bwasheshwe na RGB, bwahererekanye ububasha n'ubuyobozi bushya burangajwe imbere na Amurensi Abudara. Ibyabereye hano mu nzove n'ubundi aho basanzwe bateranira iyo inama ibaye y'ubuyobozi bwa Rayon Sport, harimo na Skol. Ubwo rero niho byabereye, aho bita Twagirazo Tade aherereka wari uyoboye Rayon Sport Association, ahererekanye ubuyobozi nawe wita Amurensi Abudara. Ariko umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport ubwo ndavuga Paul Muvunyi ejo ntabwo yahaje, ntabwo yigeze abasha kugera aho bari guteranira, aho bari kugira bahererekanyiriza ubuyobozi. Ntabwo Paul Muvunyi yahageze, ahubwo yababwiye ko arwaye. Byo bwo nibyo yababwiye ko arwaye, yohereza Rwagacondo. Dr Rwagacondo niwe wahagarariye Paul Muvunyi mu guhererekanya ubuyobozi. Ibindi nibyo ngibyo. Ubwo Rayon Sport yo abakinyi bahari bameze neza, barimo baritegura imyitozo. Byafurunganye nabikubwiye, Asumani we ameze neza, tayari 5-5 ku munsi wa gatanu kwitanga uko ashoboye kose, bakareba ku buryo kibahagarika ikipe ya Musanze. Ese abariyo muri iteguye bimeze bite? Ikipe ya Musanze murayitsinda cyangwa se? Ariko muze muri beshi muyishyigikira ikipe ya Rayon Sport, murebe ko yatsinda ikipe ya Musanze Football Club ku munsi wa gatanu n'umugoroba ku saa 12:30. Nimuzabure nanjye nzaba mari. Ubwo abakinyi badahari ni Abedi ndetse na Tambwe Gloire ndetse na Niyonzima Olivier Sefu na Kambana Roho. Abandi bakinyi bose bameze neza cyane, abahari nyine baba bagomba gukina ibishoboka byose, ariko bagatsinda ikipe ya Musanze. Ngendeye Musesange n'Isanga Empire.